kubera yuko abo ngabo ntabwo mwahuye kuko babukunze, waje ugasanga ufite n'ibyo ubazaniye. Ibyo wabazaniye mu gihe bamaze kubibona bazakurokora bigendera gusigane n'ibyabo. Ahubwo se watekereza iki ku buzima bwawe uzaba wangirije? Reka nkubwire mushiki wanjye, sinibaza impamvu mukunda ba star cyane. Ugasanga ufite umuhungu mukundana, buri musitari wese wadutse ukumva uramukunze. Nta n'impamvu itumye umukunda ukamukundira gusa kuba ari umusitari. Wibwira ko umusitari wakunze bagukunda? Ntabwo byakunda. Hari ryo rya jambo numvise Umunyarwanda yavuze ngo wirukanyira abagusiga ugasiga abagusanga. Wanga kandi urirukanyira ba star ukabona umusitari wese wadutse ukumva uramukunze. Ariko kamanye nkubwira wa mukobwa, mpamvu z'abakobwa ntabwo bikunda kuba ku bahungu. Abo ba star urimo wirukanyira bagafata n'ibyo wari ufite ukabibahereza. Bahaye iminsi mike yo kuba umaze guhomba n'ibyo wari ufite nabo bagakoreka. Kubera yuko abo ngabo ntabwo mwahuye kuko babukunze, waje ugasanga ufite n'ibyo ubazaniye. Ibyo wabazaniye mu gihe bamaze kubibona bazakurokora bigendera gusigane n'ibyabo. Ahubwo se watekereza iki ku buzima bwawe uzaba wangirije? Umusitari wa mbere nakujya mu maguru, wa kabiri akayajyamo, wa gatatu akayajyamo, wa kane, wa gatanu. Ntekereza ko ntabwo uzasigara uri amahoro 100%. Ntabwo uzasigara uri wabundi 100% kubera ko ubwonko bwari uburyo uzaba wamaze kwangirikamo. Niyo mpamvu rero ushatse wareka ibyo bintu byo kwirukanyira abasitari kubera ko abantu benshi twirukanya ntabwo baba batwitayeho.